batubwira ukuntu yazutse. Murabona ukuntu ameze uyu mugabo, yigera kugira ibiro bikeya cyane bigeze kugira, kandi umwana w'ejo bundi ibiro bingahe? 32. Ibaze nawe uyu musore mu ibiro 32, ubu nyine ugeze muri za 60. Oya 70. Urumva nawe Imana yagukuye kure wa. Yeah. Nyuma yaho ngaho ukabona amafoto yawe. Nagira cyo kukubona mu biterane z'abanyagihugu z'abanyakenya. Uri mu mihanda, uri bite? Yes. Byagenze bite? Ni iyihe ndwara ari wagwa? Ni indwara nazita ni indwara. Duhanya mu ncamake abanyarwanda. Urugendo rwari rurerure, urugendo rwo kurwara imyaka. Hari ikigo kimwe ndanibuka, ari ikigo kimwe twigeze kujyamo aho bita Homa Bay. Kuva hano kugera na amasaha 9. Kuva hano Nairobi kugerayo. So nigeze kujyayo, abana ndababwiriza b'abakobwa. Babwiriza nyine kudakoresha ibintu bikigutyo. Bazanye iPhone yanjye nagiraga barayibye, bamo amafoto nari kurakohereza. Iyo narafotoye umufuka wuzuye ibikoresho. Ibyo mbwira nk'abantu like baba mu nsengero bavuga butumwa, bave mu nsengero bareka kwirirwa bagwanira agatuti. Bagende bajye kuvuga ubutumwa. Nta kintu Kristo yadusigaye avuga ngo mugende mu mahanga yose muje kubwiriza. Amahanga nayabasona, amahanga yari amahanga nta ubonye mission ya Petro na Paulo. Kenshi birambabaza like kubona mu nsengero z'abene wacu nta munyakenya urimo, nta muntu turazana kuri Kristo, twebwe gusa ni igisirimba ku kindi pa. Hari umusomali ejo muri inshuti Shalom nshuti bavandimwe bo ku Gatorero TV, turabasuhuje mwebwe mwese aho muherereye, tubabwira ngo yambu. Uyu munsi wa none nkuko mubibona muri kamera zacu dufite umutumirwa, ntago ndi bumuvuge kuko ni umugabo, nta mugabo uzovuga undi, araza kubibwira ababwire uwo ari we, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro nyaco nyirizina. Uyu munsi wa none uyu musaza uri hano imbere ya kamera zacu ni umusani, ni umuhanzi, ni producer, akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ni intumwa mu cyimbo cya Kristo. Rero tutarinjira mu kiganiro cyacu cyangwa se cyanyu, reka tubasabe gukanda subscribe utarakanda ngo kuri subscribe, handitse subscribe, share, like and comment. Tuguhaye akanya gatoya kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina. Kuniyo dutegereje. Sawa, urakoze cyane. Hanyuma noneza nshuti muvandimwe. Umeze neza? Meze neza cyane. Iminsi myinshi. Myaka myinshi. Derukana ryari? Okay. Iki ni ikiganiro hano turi ku Gatorero. Agatorero kazi? Ndakazi. Ndakazi. Watakazi wabwira ngabe? Warubwo ugeze bwataramiraho? Twigeze kuzadusanga abasaza bicaye ku Gatorero. Kugura Ni ibiki bibera ku Gatorero? Akenshi bari biganiro. Rero nicyo twakuzanyemo. Nicyo twakuzanye hano Gatorero, nimba warahabaye, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro. Wakwibwira abadukurikiranye uri, hanyuma dukomeze. Okay. Amazina banyita Gift Zozo. Ndumuramye. Imana yagiye icyizere muri kino kinyejana, this generation, kugira ngo dutange ubutumwa bwayo. Ibwira abantu mu kinyamurenge. Umurara wanjye nibyo ushaka kumenya iby'umurara wamwe wivuga za kinyamurenge. Gatorero baribwira ngo se uwandi mwana. Okay, ndumugorora w'umuvusha, kamwishwanye benshi b'abakabo. Iwacu ni mu Minembwe, aho bita mu Biziba. I think ni mu Marango. Neza. Barahazi. Ndahazi naje nahageze, twakora imikutano hariya. Niza Mitonde gutya. Papa rero niwe pastor mu Mitonde. Wasanga muzi. Rero uraza kwibwira abantu. Tumaze imyaka myinshi hano Nairobi. Bitari mikeya cyane. Ubuzima bwa hano Nairobi urabubona gute? Nairobi nta kibaye,
ubuzima hari igihe buba buri sawa, ubundi hari igihe buba bumeze nabi, ariko kuri njyewe biragoye, tumeze neza. Rero Gift, kuba atakuzi kuri iryo zina wenda hari irindi zina abantu bari bakuziho. Hano tuba dushikana abantu bakagira amazina menshi. Wakwibwira abantu izina bakuziho cyane, izina rya Okay, muri part of the music abenshi bazi Gift Zozo, ariko hari benshi bazi Trezor. ni iryo nari nshaka. Ni iryo nshaka. Ubwo ni iryo bakuziho. Yose. Yose ya. Sawa, duherukana kera, duherukana ryari? Duherukana I think before corona. Corona itaraba. Corona itaraba. Kandi duturanyana. Kandi duturanye. Yewe ntuzabona ndagusubiye tukazugirana umutima mubi. Uyu musore ni inshuti yaje. Cyane pe twabanye muri minisiteri yitwa Nefata. Dukorana ivuga butumwa cyane nawe. Kuvuga ngo atarahanguka. Kugeza no nyine naje nduwo ngose ndahanguka sinabiteze. None uyu muvandimwe imuheruka kera uko nari muherutse, hari umunsi nabonye agafoto kiwe mbona yahindutse pe. None ndagira ngo aduhe ubuhamya bukeya bugufi cyangwa se ko buresha bwose, batubwire ukuntu yazutse. Murabona ukuntu ameze uyu mugabo, yigera kugira ibiro bikeya cyane, bigeze kugira kandi umwana w'ejo bundi ibiro bingahe? 32. Ibaze nawe uyu musore mu ibiro 32, ubu nyine ugeze muri za 60. Oya 70. Urumva nawe Imana yagukuye kure wa. Nyuma yaho ngaho ukabona amafoto yawe, nagira cyo kubona mu biterane z'abanyagihugu z'abanyakenya, uri mu mihanda uririmba n'igisimbuzo gicishamwe ya rimwe na rimwe. Urabizi kitabaye nk'umucyo, hari igihe tugerayo bakagitwaka, so babazi ko turi bagira igisimbo. Nagira utya nkakubona uri kuririmba kuri podium na costume y'umweru. Uri we muba muri kumwe nawe n'abandi bene wacu? Oya, abari bake cyane umuntu tuba tujyana ni umupianiste uncuranga no munyamurenge. Kagorora. Oya, nundi bitone bienve. Abandi n'abakongomani n'abanyakenya. Nagira cyo kakubona mu mashuri naho. Dukora amavuga butumwa mu mihanda, then no mu mashuri, no gusura imfubyi cyane nk'izo part kwari zitakunda gukora. Gusura imfubyi ibikorwa byawe byinshi bikorerwa muri group z'abantu benshi. Nukuvuga ngo njye namenye ko nta magabo njyewe, so ngira bande yanjye mbese abacurangi. Iyo tumaze gukora amakonseri dufite amafaranga, tubona rero gukora izo movement gusura imfubyi. Bene wanyu hari icyo wari wabamarira kuba waragize aho ugera? Bene wanyu kuko dufite imfubyi, nubwo tutaja mu mihanda ngo tumere nk'abandi, ariko tuba dufite imfubyi, abantu batishoboye, hari icyo wigeze kubamariraho? I think cyangwa ari cyo uteganya kuzabamarira? Nabikoze 2023, but this year dufite movement guhera mu kwezi kwa gatanu tuzokora yo kuzenguruka Nairobi. Byiza cyane. Babaye babishaka ko tuzazengurukana, come on, tuzaba turi kumwe na band, tuzaba tuzengurukana dukora n'ibyo bikorwa byo kugana umwe dufasha. Ku bantu bifuza gutera inkunga uyu muvandimwe, kuvuga ngo bazabashana, ntabwo ari inkunga wenda yose ngo bari gusaba ngo oya. Ku bantu bifuza gukorana nawe, turaza gushira namba ziba hano munsi, muze kumwandikira kuri WhatsApp kugira ngo muzabane nawe muri iyo gahunda. Hanyuma Gift, byagenze bite? Ni iyihe ndwara ari wagwa? Ni indwara nazita ni indwara? Duhanya mu ncamake abanyarwanda. Urugendo rwari rurerure, urugendo rwo kurwara imyaka 2. Imyaka 2? I think navuye hano muri Kenya ngiye kuririmba mu bukwe Kigali. So nibwo nagezeyo ndarwara, ariko indwara nayikuye muri Kenya. So nibwo nageze Kigali nyine iragaragara, ndaremba, narwaye around imyaka 2. So twabanje kuba mu gihe cyo kwivuza, twara ku bitaro, tukaja ku bitaro. Indwara ikagaragara se? Oya, bakayibura.
bakakuvura iki? So bamwe baravuga ngo ni ibihaha, bagapima bakamereza imiti ngataha bakahebura, bakajaho ngo bazabibage biranga, ntawe uzubaga ibihaha ni nka matera ntiwayibaga. So twumva nyine kwivuza naba narebye bakanjana ku bitaro, kuko akenshi buri gihe narembaga naburaga umwuka. So buri gihe twaje ku bitaro bigasaba ko banshira mu byumba nyine binyongerera umwuka. Urabizi nawe urabizi ko bihenda like kuvuga ngo ubura umwuka w'isaha, kuko ndabizi twabishuraga ku isaha. So urumva ntibyari byoroshe. So muri urwo rugendo rwose turivuza biranga. Agera igihe barambwira ati nyamara, ni na sokuru wabimbwiye ati nyamara waja twagupima isumu tukareremba atari isumu, because umubiri warahinduka ugahinduka umuhondo. So bazana umuganga zari bukobone yari umubembe, yari umubembe, araza arampima, nibwo yampaye aravuga ati kugira ngo twemere ko ariyo, amereza imiti, arambwira ati uyu muntu nataruka araba atari isumu, ariko naruka araba ariyo. Nibuka yimpaye hari kuwa kabiri, ijoro ryo kuwa kabiri, natangiye kuruka saa 4 ngeze saa 11 mu gitondo, mu buryo baza gukomanga, ariko umuntu kabisa ubona ko byarangiye nta muntu. Ariko Imana iramfasha, bakomeza kundongera amata muri cyumweru nta kintu nafataga. So mbaho ukwezi kwa mbere meze gutyo, bakomeza kumpa imiti. Uzi kuguhereza imiti utarya, nari ntunzwe n'amata n'imbuto. Ariko umutipe w'inshuti yanjye twabanye hano twariganye, yamaze kumenya ko narwaye, arambwira ngo wiwe ibintu bijanye n'imbuto. Yarazaga buri cyumweru Saturday akaza akadepoza imbuto, ati ko ntazo zari zintunze n'amata. Ba muri ibyo bihe ndananuka ndagenda ngera ku biro, nari tugenda ngiye Kigali mfite nk'ibiro nka 60, ndamanuka ngera ku biro 32. Uburyo nahagarara kuri stage ngiye kuririmba bikangora. Warushoboye kuririmba se? Okay, nsubira inyuma ho gato kugira ngo ntangire ndembe, natangiye kugenda ngabanya, cause ndi umuntu ushobora kuririmba amasaha 4 kuri stage, 4 5 uticara, cause nakoreye mu Abanyakenya barana abantu dukora amasaha menshi, ntago ari nk'insengero z'abantu z'abanyamahanga dukora 45 minutes 30. So mu banyagihugu ari igihe baguha stage uri wenyine ugakora amasaha, nko muri kesha sinzaje munsi y'amasaha 4 5. So rero manuka i Kigali ngifite ya movement yo gukora amasaha menshi, nagezeyo mbonayo n'akazi, ntangira gukora mu rusengero rw'umunyarwanda waruriyo i Kanombe, church nziza. So nibwo natangiye kugenda ngabanya iminota, bamereza isaha imwe nkaja kuyirangiza nahumagereki nta mbaraga. So abo twari maranse waririmbaga amasaha menshi, data ko byatangiye kugabanuka, byagenze bite? Hagati mu kwiyumva mu bihaha like ndakomeye, like mu guhumagira cyane. So nibwo zatangiye kugabanuka, aza nkora none iminota 30 ikanga, bigeraho biranga, ari nabwo ngenda nanuka nshira kabisa. Nza nibuka bamaze kumvura muri ya process, naza nkubwira nahashize mu kwezi subira church, barafite igiterane, ndavangureka nje kuririmba. Naririmbye indirimbo imwe rutoki, nari nayisoje nahumagiye nta mbaraga zacu. Ndabibaze ku muntu ushobora kuba wararimbaga stage y'amasaha 5 n'iminota 5 yonyine itangiye kukunanira. Byari ibintu like nanje ubwaje niyumvaga ko ubuzima bwarangiye cyane. So mu rugo batangira kumbwira ati reka kuririmba, ubanze wicarukire. Kabyanga kubera ko kuririmba biri mu bintu nkunda mu buzima, ni no mu bintu nza numva ndafite kuzoreka vuba. So hagati basi muza mundeka aje muri practice, ariko ntabwo nuzuje muri performance. Ariko n'ubundi nageraga muri practice n'ubundi sinareka gukoresha repetition, kubera ministeri natozaga.
so byasabaga ko umwe n'undi ngakoresha ariko ngakoresha nta mbaraga. So gusa muri urwo rugendo rwo kurwara nza nibuka ndi ku bitaro akenshi iyo naburaga umwuka twagiraga kakaraza akambwira ati ko ndabona utazakira, ariko akaba ari umuntu uzi usenga akaza akansengera yaba agiye kuryama akansengera mu gitondo akavuka kare akaza akansengera akambwira ati ko ndabona ariko uzabaho ariko biracari kure ariko reka ngusengere. Buri gihe naburaga umwuka ikintu cya mbere canzagamo indirimbo. Nagiraga indirimbo yitwa ngo sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. So erige buri gihe iyo nabaga ndi muri situation indirimbo yakundaga kunzamo. Hari n'indirimbo nyinshi nanditse nyinshi dufite ko ndategura live recording muri uno mwaka twatangiye mu practice nzaza kubatumira twamaze gushiraho amatariki muzaza mwumve nanditsemo indirimbo mu mwaka umwe namaze like ngwaye muri situation nanditsemo indirimbo 42 muri uwo mwaka rugwaye muri uwo mwaka 42 harimo indirimbo harimo indirimbo nyinshi harimo indirimbo nyinshi zimwe nagiye nzigurisha nta nshaka kuzivuga ko zimwe zaramamaye. So gusa no mu ndirimbo mfite kuzokoramo muri live recording twateyemo indirimbo 10 nanditse muri ico tubwire ziri best iravuga ngo wanyambitse umwambaro w'agakiza kawe ungabira ukiraho ngaho impano y'ubugingo bwawe. Iyi ndirimbo kwasa nk'uyizi kuva kera ni yawe hari iyo ngiyo n'indi bazahita upendo wako umenizunguka damu yako imenitakasa upendo. I think iyo ngiyo urayizi wigeze kuza muri concert yanjye komeza ntabwo urasoza. So ico gihe nico gihe nanditsemo indirimbo 42 muri ico gihe umwaka umwe n'igice cause buri gihe iyo naburaga umwuka waragarukaga bamaze kunkuramo bomboni bahita nari narabwiye mu rugo narongwaje ikintu ngusabye uzonzanira Bibiliya nzanire n'igitabo nagiye igitabo cyane nzarandikamo indirimbo ndakigira mu rugo guhera mu ndimi ntangira nandika nico gitabo ndacakigira juste za kiasi indirimbo zizi yarakinzaniye n'ikaramu buri gihe kuko hari indirimbo zimwe zanzagamo na melody nkananirwa kuyikodinga noneho nkagira ngafata telefone nkarikodinga natangiye kuyikodinga umwuka ukaba urashize umwuka ugahera ntusenge Monsenge mani hari situations ugeramo amasengesho noneho ukakubona wapi nyine ugategereza ko wowe uri bupfe karangira ko nene narasenze mbwira Imana nasenze isengesho rimwe nabwiye Imana ndavuga ngo Mana nunkura ahantu muri kino gitanda nari njyanye ngasubira muri Kenya ko numvaga muri mind yanjye ntabwo nza ntekereza ko ntabwo numvaga ko ndi gukorera music Kigali kuko Kigali music yawo ibintu nkuna ntabwo bikorerwayo ibintu by'ama worship y'ama-school mission nakoreye Kigali ni make ariko hano every week tugomba kuba dufite ishuri turi busure. Rero mbwira Imana yawe Mana nunkura aha no mu mapirizo n'ama-hospital umunsi umwe twigeze kuja za Utawara tuja mu bitaro tugenza byuko twati mu masengesho minsi 7 twati kumwe n'abandi batipe muri ministry turavuga ngo reka tuje mu bitaro tuje kuzura abantu ko twumvaga nyine twuzuye imbaraga twari dufite revive ikomeye tugiye turangiza tuja mu bitaro
tugera ku bitaro muri reception ati dukeneye ko mutwereka muri banga twari bane ariko two twagiye turi timu nyinshi twigaburamo ibice abandi baje muri evangelism abandi baje abandi mu mapirizo abandi tujye tuba je n'undi mutipe tuva mu tuje muri mu bitaro kuzura abapfu mu bitaro ni aba bapfu none abara za ndembe zigiye gupfa tujya dushike nza nibuka umuganga yatubonye areba ukuntu tukiri abana tugata nk'abana nyine ndawazimu mutoke hapa so urumva twabaga dufite no ico gihe nabaga ndwaye nkibuka ibyo bihe ngakumbura noneho Kenya ngati man nunsubiza muri Kenya kabona nongeye ukandigira muri Kenya urangijije nongeye ntangiye kuririmba nzogukorera mvuye inyuma nuvuga ngo icyo gihe cyose wari utaramenya indwara urwaye icyo gihe nabura umwuka nari ntaramenya indwara yaje kumenya nyuma ko ari isumo tangiye nyine kumvura bino bya Kinyarwanda bampa imiti gutyo so nza nibuka muri icyo gihe nabwiye Imana ndavuga ngo Mana ningaruka muri Kenya nzakora ibishoboka byose nzokora ivugabutumwa umwaka wose ntaboneka ndanashimira n'Imana yaramfashije naraje nageze hano mu kwa 11 nabwo nje kuririmba mu bukwe naje ngo ndaririmba mu bukwe itensubirayo biranga ita kwame mu kwa mbere ubwo namo ntangira mission nayisoje mu kwa 12 kujya umwaka ushize warayisoje ko ndagira turayitangira nibwo nasoje iyo nasezeranyije Imana ninkiza nzokora evangelism y'umwaka wose yo kuzenguruka ariyo ya mavideo wagiye ubona tujya mu mashuri mu bigo by'amashuri twagiye tubwiriza mu bigo by'amashuri birimo abana 10,000 ukabwiriza mu Giswahili mu Cyongereza babwiriza mu Cyongereza mu Giswahili tukaririmba je part cyane nkunda gukoresha part ya music so tugenda tugakora part ya music tukaramya tugahimbaza then tukabwiriza warangiza kubwiriza tugakora icyo bita counseling so bafite abantu bafite zanje tujyana tugakora counseling tukababuza kunywa ibiyobyabwenge gukoresha amadrag birabyo uzusanga ibo hari ibigo usanga ari abakobwa gusa usanga ari bazabitona abagisi somehow abantu bararana bahuje I think so abakobwa n'ababizana abatingazi ari rindi zina Icyongereza nimba sinzi nanjye ukuntu bagiye muri comment baje kuri tubwire gusa neza mbita gutyo so ari kenshi baba hari ikigo kimwe ndanibuka ari ikigo kimwe tweze kujyamo aho bita Homa Bay kuva hano kugera na amasaha 9 kuva hano Nairobi kugerayo so tweze nigeze kujyayo abana ndababwiriza b'abakobwa babwiriza nyine kudakoresha ibintu bikigutyo bazanye iPhone yanjye nagiraga barayibye bamo amafoto nakora kweza iyo narafotoye umufuka wuzuye ibikoresho bakoreshaga bararande kwishuri kandi ako gakoresho narakabajije kagura 6,000 kamwe ugasanga umunyeshuri yarakaguze akenshi ashobora no gufata school fees agakuramo mu mafaranga ya school fees akakagura hari abanyamurenge bigirayo hari abanyamurenge nage nsanga bigi cyane nko muri za aho bita za Kericho za Homa Bay na za Kisii so ugasanga like bafite ibintu byababaza so ari byo mbwira nk'abantu like baba mu nsengero bavuga butumwa bave mu nsengero bareka kwirirwa bagwanira agatuti bagende bajye kuvuga ubutumwa nta kintu Kristo yarusigaye avuga ngo mugende mu mahanga yose muje kubwiriza amahanga n'ayabasona amahanga nta ubonye mission ya Petro na Paulo byari bitandukanye ukuvuga ngo Petro yari yarahamagariwe bene wabo yamaraga yajya kubwirizaga abanyamahanga akagaruka akaza kubacamba birakaza Paulo avuga ngo njye reka ngende njye mu banyamahanga umunyamahanga
ntabwo ari umuntu utari mwene wanyu, no, ni umuntu utaramenya agakiza. Amen. Uwo ni umunyamahanga Bafashijwe, sibyo? So rero twebwe for now icyo tuba tugomba guharanira ni ukujya mu bantu bataramenya agakiza tukababwiriza. nabo baradusenga no bose bakazi. Oya, ntabwo ariko bose bakazi. None niko dushaka kuba hanze kandi ntari bagiye. Okay, twebwe bene wacu tuba mu ikanisa. Okay, rimwe na rimwe ngeza mbishima kuba mu ikanisa, kubera ko ushobora no kuba mu ikanisa ugakirizwa iyo uhora wumva ubutumwa nibyo biguhereza guhinduka. Ariko hari no kuba mu ikanisa uri umubandi. Izo bintu bibaho. Biba ukaba mu ikanisa uri umubandi udakijijwe, none se nta bantu uzi baba mu ikanisa bazanywa n'inzoga? Ntabonze. Okay, ni wowe utabazi. Je mfite sokuru yarataje, yari umusinzi, ariko Sunday yajaga mu ikanisa akambara neza akaja mu ikanisa. Nubwo tubivuga muri comment batubwire barahari ni benshi baba mu ikanisa ariko bataragira gute, batarakizwa. So ico mvuga ni nibano bavuga butumwa like dusengera mu nsengero, so umuhamagaro wabo like ari uvuga butumwa basohoke baba baje gushaka abakizo. Njye akenshi birambabaza like kubona mu nsengero za bene wacu nta munyakenya urimo, nta muntu turazana kuri Kristo, twebwe gusa ni igisirimba ku kindi pa. Hari umusomali ejo muri inshuti yanjye, ntuzi ko ngo abasomali bari muri abayisilamu bari mu bisibo iwe ubu ngubu buri munsi barimwe n'Imana abari hari isiri yagiye kugira ari mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Umusomali wakijijwe nje ndamuzi inshuti yanjye. Ntibamwica. Bamwica gute? Afite secret ababara yambaye n'imyenda y'isomali, yambara gisomali akabwiriza umwenda gutumira n'amavideo ye. Isiri yari mu mujyi, yaguze akaradiyo kabisa baraho n'ibyapa, abagore bakijwe b'abasomali baragenda ngo bagakora agasarike akabwiriza. So urumva banda umugwego bagezemo. Ariko twebwe turi mu makanisa turi mukurirwa tugwanira gusa gatutu ntibazabampa mumbwirize tubazagira gute, kandi hanze hahari. So ariko nibaza impamvu wenda bakiranga mu makanisa yabo nuko batarakizwa cyangwa se aya dufite abantu benshi bakijijwe. Gusa twega vuga mu ahubwo twamenyereye kuba mu ikanisa. Sawa, tugaruke twagiga kure cyane. Nakoje ikibazo wamuja mu biganiro birebire, ariko nazo zari izindi kandi zari bikenewe. Umaze kumenya iyo ndwara wese uva mu bitaro? Navuye mu bitaro tujya mu rugo tangira kukumpa like ino miti ya gishenzi ndiko bazayitaje mu Rwanda zayitwa ni imiti ya Kinyarwanda ya gishenzi. Yabatangira kuma ya miti bira yaramfashije ndakira ariko byantwaye igihe around nk'amezi 4 kugira ngo mbashe kugira n'utubaraga ariko naje neza gutora imbaraga hashize nk'umwaka kugira ngo nongere nsubire kuri stage ntangire ndiri. Akabazo no kubaza kandi nkabariza n'abantu badukurikirana, nyuma yo kumenya ko ari isumu wamwoye waje kumenya wayiguhaye nawe wayimwereye? Urabimenye wabiyoberwa gute? Okay, biri navuga ko umunsi nayinyweye narabiketse. Narabiketse ariko mu kubikeka nkanga kuvuga kubera ko ntaramenya hasi nimba ivuga akabana n'uwabiguhaye utomukekera. Ariko nyuma nibwo byakomeje kuzoza ngenda kaba atari ibi bintu nariye byangize ingaruka kuva umunsi nabiriye namwe ko umubiri uhindutse nibyo kumwe. Ariko ndangize ndanamubwira kundi wa muntu ugira brage nyinshi nanga atakuse tuntu washizemo hano araseka
ibi nyine biva aho ngaho ndagenda, ariko nyine nyuma nibwo nyine byahise bigenda biza gutyo. ntabwo yakuvugishaga igihe wari waragiye mu Rwanda? Ahubwo yaramvugishaga bikomeye. Akakubaza Yaretse kumvugisha neza umunsi yamenye ko narenze, nibwo nahise mbwira ati yewe ni nkaho wanyishe, ariko sinzopfa, njye ntabwo nzampisha. wabimenye gutwara iwe? Njyewe nuko nabimubwiye numvise ukuntu ari yagitinze ahita mumenya ko ari we. umaze gukira uraza Nairobi? Namaze gukira ntiyaza kugusura? ntiyaza kugusura? oya, tuba duhura basuhuzanya. bwa bushuti buracyari burya cyangwa yo bwaragabanutse? njyewe abe nubwo wowe njyewe ntabwo nza nkuraho ubushuti kubera ko ahubwo nza ngushimira. urumva yaguhaye mission yo kuvuga ngo uvuge ubutumwa umwaka wose? ahubwo yambaye mission yo kwicara mu nzu ngahimba, gahunda nari mfite yo kuzicara. izo ndirimbo zose True. n'indirimbo zingahaye? 22 zari zisanzwe izindi nari mfite maranye iminsi, urumva ngenda akenshi ngenda nzitanga ndazitanga mu makora, ariko izo ubu ngubu tugiye gukora ni 10. none kuba uri umuvugabutumwa uri n'umuririmbyi, uwo muntu wamaze kumenya ko ari we wabikoze, ni iyihe nama wamubwiye cyangwa se ni ubuhe butumwa wamugejejeho? Okay, njyewe ndi wa muntu naramusuye turaganira, ndamubwira ati narakumenye. umuntu mukuru arubatse aba mu rusengero cyane kandi azatega amaboko. gute? azatega amaboko aho nyamwibuka ariko ntakundi azatega amaboko bikomeye. aza nezerwa, yanezerewe gutyo ntubona ko ariko naramubajije nawe se wabikoze kubera iki? nyine hari abantu bataza bemera, tutinye rwose ahubwo ibindi noneho bikaza arayemera. kuva uwo munsi naravuze ngo ngomba gufata icyemezo cyo gusenga kugeza igihe umuntu yego yanyataka fizikali ariko ntiyanyataka mu buryo bw'umwuka rwose. nicyo cyemezo nafashe, kandi fizikali ngereka nzamwishinja, ariko mu buryo bw'umwuka hari umuvugabutumwa w'ejo bundi numvise avuga ngo nyina nijoro ngo ni imipanga, ku manywa ngo ni mwaramutse nimwiri. kandi hari abavuga ko nta burozi buhaba, hari abavuga ko nta biheko bihaba, zo babivuga iki? ese babivuga bahereye ku ki ko nta bihari? babivuga bahereye ku ki? bavuga ko umuntu wese ushingiye ku burozi cyangwa se kuki atazi ijambo ry'Imana. Okay, iyo ni doctrine yindi baba bashaka kwigisha, sibyo? gusa hari abo tubona bakora ibiheko kandi uzarinde bakuyeho bagakira babandi babikuyeho. wenda bakagutega igiheko cyo kudashakwa, cyo kudashaka, cyo kudatera imbere. yego wa mutakaza hari abo nzabona babikura mu birato, abandi bakabikura mu myenda bambaye, yego bakaza guhinduka. ariko nkabona abandi bavuga ko bari abantu bazabyitwaza, bari abantu ari aba satani bakora biriya bintu bya satani. Okay, hari igipande ufite? nico naza ndeba. nico naza ndeba. Okay, ntabwo ndi bukivugeho, ntabwo naje guharira about that, gusa twifashishe Bibiliya. Ibo nyine bagenda baje kubisoma bazabyandika muri commentaire. kubara ibice 23 kurumva umurongo wa 20, ibice 23 umurongo wa 22, basome 22 na 23. haravuga utabasomera. Okay, ni about baza bavuga hejuru like yuko Imana yakuye abanyegiputa, Imana yakuye muri Egiputa niyo ibajana ifite amaboko nk'ay'imbogo, sibyo? 23. Okay, 23 sinashobora gusoma Ikinyarwanda. Icyo ni Icyongereza?
kirabasomera n'icyongereza basomera reka turebe ko bikunda Basomera. ni guhera kuri 23 takugura kuri mu bwoko bwa Yakobo takuragura sorry ntakuragura turi gusoma kubara igice cya kangahe hajya wavuze igice cya 23 23 yego ku murongo wa 23 Eh. haravuga ngo ntakuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo nta bupfumu buri mu Bisirayeli mu gihe cyategetswe aba Yakobo Abisirayeli bazabwirwa icyo Imana ikora ariko ikindi bakeneye kandi umaze kumbwira ko baguhaye isomo ko siko kuragura okay hari icyo twita physically na spiritually uko zose bari babifashe ntabwo zose babifashe ntababaza baruka ngo bamuteze ubunebwe okay ubundi burozi bubaho reka tubivuge gutya nako nta mbaraga ariko nta mbaraga iyo ufite Kristo sibyo n'ibyo bintu byose tuvuga bibaho kubiriza bitubwira ariko nta mbaraga bifitiye iri muri Kristo Yesu sibyo so impamvu twebwe bene wacu twafashe imbaraga za Satani tuzihereza agaciro kurusha iz'Imana uvuga ngo wa wundi baroga bakamubwira ubasha nuko ataba abana n'Imana buri munsi cyangwa se hafi ni ukuvuga ngo kuvuga ngo bakuroge bakubone hari ubundi hari urwego wakomeze kugeramo ejo bundi nibwo naza ntegera gitwaza aravuga ngo hari urwego ubundi wakomeze kugeramo ukaba spirit so ukava ku rwego rwo kumva ko wewe bari buze kugushaka mu buryo buri physically bakakubura buri umurozi reka mubwire nta umurozi ntago kugutera kwawa kuroga akagufata ni mu gihe mu buryo bwo buri spiritual nawe utagufasha ariko mu buryo bwa physically isomo ushobora kuyiguhera mu biryo ushobora kuyiguhera hehe hari umunsi n'ubigeze no kuyimpera kuri microphone muri bene wacu cyangwa mu Banyakenya isumu gute like nafashe microphone ese yakandi kantu nakubaza bwana Gift muze kuja mu masengero y'abanyagihugu noneho iza mbona ukuntu bazasengera nka Pastor Ezekiel aho bamuzi sini aho n'abandi ba Makenzi n'abandi noneho noneho nkabona babasengera abantu bamukora gutya akamagwa hasi harantuye hari urusengero nzabona hafi nzabona bazafata umuntu bene mu maso hakore kugira ngo babone bene mu maso gutya gahanga barangiza aho ngaho nibaza wakanda bizagenda gute ngo shakara baba akamagwa hasi izo bintu kubera ko mu bwoko bwacu bitahaba niziye mbaraga bakoresha okay ndabigusobanura mu buryo je for me abandi babuze mu bindi nanjye ndabagusha abanyakenya nanjye ndabagusha kubeje se ukindi ubwo ndakubeshya ariko nzoguhamagara abe nejo Friday bivuga butumwa abanyakenya ni bazoze kujana muri kesha muri kesha za utawara ari church bantu kandi wizi ko nzo ministeringa hagati y'amasaha 3 cyangwa 4 kandi sinayarangiza ntabonye bo kugusha barago niziye mbaraga mukoresha jewe itumbaze ngo nje imbaraga nkoresha jewe no gusenga ndagusobanira abanyakenya ukuntu bameze abanyakenya n'abantu basenze ibigwama kugeza n'uno munsi baracabisenga twebwe abanyamurenge naje ntamunyakenya urangusha tawuba mu buryo agukora ukamugusha ntago yangusha angushije gute njana umupasiteri mwe nigeze gukorera mu mujyi arambaze
kunza ngusengera mu rusengero rwose nkarugusha wowe kutazuka. Ndamubwira ati impamvu je ntazangwa nanjye izo mbaraga ufite ntaje ndazifite. Kurumva turicara turaganira arambaza amateka. Ndamubwira ngo umuntu baza bita umunyabwenge twaravutse baratubarika. Kurumva imihango yo mu ikanisa yose barayidukoreye. Rero izo spiriti zabasukuruza abandi zose izo zashize ico gihe za karande mwebwe muracazigira kiziri munyumvisha cyane. Jari no sinza namukora genda ndirimba iyo ari gusukaga kubona pa down iyo ari pa down no sinje mba namukozeho. Ni imitekerereze ntago ari imitekerereze ni spirit umwuka wari yashaka kwinjira mu muntu hari kiba kirimo kiba gishatse gusohoka. Sibyo rero umwuka wera utandukanye no umwuka wera uva ku Mana. Okay ibo kubera ko bafite ama spirit yabo birimye bagisenga ibigirwamana ya spirit iri muri wishatse gusohoka ngo hinjire mu mwuka wera biragwana haba ikibazo bita fighting. Jenda gusobanura uko mbizi haba icyo bita fighting bigatuma rero fighting akagwa hasi. None se reka nkubaze gusa hariho n'abandi bakoresha imyuka mibi kimwe nuko n'abanyamurenge n'abasigaye bakoresha imyuka mibi gukura ibihego. Izo bintu bihagazeho ko abasigaye baje kubigura bakagura ibihego bakabigura. Hariho kimwe nigera kubona bakura urabona twadukarata twadusashe twakera twakaza dukoresha ruguru tujya twimikara twibuka cyangwa tujya ducoye ibistari y'umweru na batuze mbona badukuye kandi hano tatuhaba. Byari mu myaka nyunzi y'umwe w'umukire uba Karen hari umupfumu yigeze kuza akaza mukura imisumari hano. Imisumari umutwe nta misatsi imisumari ni izihe mbaraga akoresha n'imbaraga z'abapfumu. So hariho n'abanyamurenge bagenda bakabigura erega ntibababwira ababifite mu ntoki ntabwo ababifite mu ntoki n'imbaraga bamuha akavuga ati sohoka kino kiri muno gisohoke kandi muri we nta kibazo hayi umva nti kimurya. Byari umushuti wanje nzi bakuyemo ingufuri mu rukweto. Ingufuri mu rukweto nguru rukweto kabisa bakamanuka nasaka agakweto kwereka ububonamo ingufuri ariko barayinogoyemo hamwe ngo iyo spirit yavuye urukweto yari yambaye nta kibazo yari ifite yumva ari umwende. Okay imbaraga z'abarozi zibaho sibyo gusa hari n'imbaraga nazo z'abantu bagenda bakishakira za satani. Abantu babwira iki? Nungukizwa bareke ububandi kandi barishuza amafaranga uvuga ngo cyane barayishuza. Uzi ikintu kizakwereka umuyumbe nyakuri amafaranga zakwaka kubera ko ni umuhamagaro wiwe ariko uzokwishuza ntaco mvuze uzoshireho. Ubuza ako kantu bitanibuka iyo ndi mu kiganiro cyangwa se iyo nshaka umuntu dukorana ikiganiro kubijanye wenda na politiki ko nayo ndayikora kandi kuko ndayikunda hari bamwe bahita bansaba amafaranga runaka so ngasanga ibo ngo yani uheze amafaranga bagusabye ariko baragukorera igitangaza baravuga n'ibitabaho. Abo rero ntibabaje kuvuga politiki babaje kuvuga ubwenge bwabo kandi burimo ikinyoma. Yani babashaka gucuruza hari n'igihe bashobora gucuruza n'ubwoko y'ibyo. Politike ni ikintu wowe ubwawe wicara ukaciga kugira process yo kuvyiga ukakimenya. Ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo kuvuga ngo urashaka kuvuga ku kintu runaka utagifiteho ubumenyi. Sibyo niba nshaka gukora nuze research kuri telefone ngomba kumenya ngo si telefone yakozwe ryari irimo iki ifite uwo bushobozi ngacukumbura. Rero bano bakwaka amafaranga kenshi nta bwenge baba bafite baba bashaka kuvuga ubwenge bwabo ubupfu bwabo akaba ubwo bagurisha badashaka gukiza abantu.
Gift ndagushimiye cyane Yeah, thank you. kuba wabanye natwe uko twemerera Mm, ukava iyo utuye ukaza kubana natwe muri studio zacu. yeah, Tugushimira cyane, dushimira n'abadukurikiranye ku Gatorero TV. yeah. Abatarakanda muze kuhakanda subscribe kugira ngo tube umuryango mugari, hanyuma natwe tubagezeho byinshi mwifuza. Aho zose mwifuza muze kutwandikira muri comment. Ku bantu bose bafite ubuhamya bugiye butandukanye nk'ubu ngubu iwacu yavuye kure bimutera guhimbaza Imana. Yeah. Nawe hari aho wavuye ubuhamya ni bwinshi ariko wifuza kugezaho abandi. Tugushimira cyane kandi tunaguha n'ikaze Yeah. ku Gatorero TV. Namba ni ziriya muri kubona hariya, hanyuma turabashimiye cyane.